kuvuga ntacyo yagiraga rero ahantu wamushakiraga umunsi bampamagaye umusaza wanjye arambwira ngo ngo be yararangije arambwira ngo ariko mvara ufite ubwenge waretse iyo mikino arambwira ngo mvara mkubwira ngo be yarangije mfata telefone ya be ndavuga ngo arimo ndamwihamagarira ngo be ntareka kunyitaba kuko uko byagendaga kose be ntiyarekaga kunyitaba ndamuhamagara be ntiyanyitaba ndongera ndamuhamagara ntiyanyitaba mpamagara Mbabarira ndamubwira ngo Mbabarira ntiyanyitaba ndasaba kandi ndamuhamagara arambwira ngo inzobere yagiye ndabinginga ndababwira ngo Mbabarira umbwirire mutesi be imuranse muri kumushyira muri moruge ntabwo yakora ibyo bintu benshi yogenda ubu nyine turacamukera cyafite inshingano nyinshi arambwira ngo ngo kera bamushize muri moruge ndamubwira ngo ndakwinginze mbwirira abaganga babanze ahubwo bazomushyiremo mu gitondo ejo ko ndabona be yasohoka arambwira ngo byarangiye ariko nubwo ari ishoka ryo gutandukana n'umuvandimwe sinshidikanya aho be yari mu ijuru aho yagiye ni neza be yakoreye Imana akiri muto hari abantu bazakorera Imana mu bukungu bwabo ariko bamara gushaka niyenda bakagira intege nkeya ariko be yose bifuza nuko ababyeyi babanziriza abana ariko ubu ko ndumva aribwo nabaye imfubyi ko ndumva ubupfubyi aribwo bwaremereye cyane be yarambabaje ariko ubushake bw'Imana ntabwo bwitanga ariko twari tumeze nk'amahasha ni nanjye twabanaga hano i Kigali yaje asanga hano tumaze kubura ababyeyi tuvugana n'abeye ko buri umwe azabera undi umubyeyi nagira ikintu ushaka gutelefona papa na mama ngo mubwire ngatelefona abeye nawe yagira ibyo ashaka kumubwira akampamagara Yesu ahimbazwe tubanje kwifuza gutanga pole mbere y'uko dufatanya kuririmbira Imana kuko mu bihe byose tugomba kubona indirimbo gusa indirimbo ziba zitandukanye hari indirimbo y'umubabaro yo mu gihe cy'umubabaro w'umuntu hari indirimbo yo mu gihe cy'umunezero ariko zose zigomba kuboneka mu bihe byose umuryango wabuze umubyeyi Pasiteri Mboniga pole cyane ukomere kandi Imana bakomeze by'umwihariko umushumba ni inshuti ya Alarme akaba ari nayo mpamvu twumvise tugomba kuvuga rino jambo mu rwego rwo kubafata mu mugongo hari intego twateguye turaza kwishikiriza nyuma y'aha ngaha ariko kandi ikiruta byose mukomerere mu mwami mukomerere mu mwami abizera ntidushidikanya ko abacu bapfuye bumva tuzongera tukababona turabyizeye kandi Imana ihimbaza murakoze Imana ibamugisha
Yesu nashimwe cyane. Ndabwira Imana agakomeza umunsi ndeke kurira kugira ngo mvuge nyabe. Shimira Imana ko yamfashije uyu munsi ukaba mpagaze aha ngaha kandi nje kuvuga bere. Biragoye ntizoroshe ariko abwira Imana gukomeza. Twabanye n'imyaka yakiri mutoya reka hari imfura yanje. Naramureze agifite imyaka 14 ambera imfura yanje sinagaza nkarura ko ari murumuna wanje. Tubana na beyi akunda gusenga ku buryo beyi yagaza ambwira ngo ya ngiye gukora imirimo vuba nimara ngo ndeke genda mu mahoro. Kandi beyi mu gusenga kwiwe ntiyasaba ko yojana n'undi mu nzu kuko twari iruhande rw'amahombi yahitaga agenda wenyine. Ni ukuvuga ngo beyi ngiye kumushaka ndagaza musanga aho mu mahombi akagenda akamubwira ngo ndagukeneye rekera gutya cyangwa akagenda kubera ahantu twari tuba hari habitse bakaba cyose ukamusanga yicaye wenyine akamubwira ngo ubu ngibi byabaye cyane hari igihe nza gushaka nkakubura. Beyi akambwira ngo yango ni ukuri zose utekana ukwezi akanya nageze ukeneye kwiherera n'Imana. Akambwira ngo ariko beyi wowe ufite imyaka 15 ibibazo dusengera ni ibibazo niba ko ukiri muto witarabwo kuvuga ngo ugire inshingano nyinshi zo gusengera. Beyi akambwira ngo yahise beyi yari umwana mwiza. Beyi umuntu yarenze ubushuti ngo bumuvandimwe ariko beyi jere yararenze kuvukana aba inshuti ku buryo ndibaza n'umugabo we barabizi n'abavandimwe banje bagira ngo simbatera ishani ngo mbabwire ngo beyi yarabarengeye ariko twaruzuzanyaga cyane kuko namutangiye akiri mutoya ndamurera asigara nk'imfura yanje. Ariko kubona ngo uyu munsi ko ndahagarara aha ngaha ejo havuga beyi ni ibintu bitoroshye cyane. Umunsi bampamagaye umusaza wanjye arambwira ngo ya ngo beyi yararangije. Arambwira ngo ariko mva ufite ubwenge waretse iyo bikira. Arambwira ngo mva mvubwira ngo beyi yarangije. Mfata telefone ya beyi ndavuga ngo ariko ndamwihamagarira ngo beyi ntareka kunyitaba kuko uko byagendaga kose beyi ntiyarekaga kunyitaba. Ndamuhamagara beyi ntiyanyitaba. Ndongera ndamuhamagara ntiyanyitaba. Mpamagara Mbabarira ndamubwira ngo Mbabarira ntiyanyitaba. Ndasaba kandi ndamuhamagara arambwira ngo inzu beyi yagiye. Ndabinginga ndababwira ngo Mbabarira umbwirire mutesi beyi muranze mureke kumushyira muri moruge ntabwo yakora ibyo bintu. Beyi ntiyogenda ubunyire turacamukera aracyafite inshingano nyinshi. Arambwira ngo ya ubwira bamushize muri moruge. Ndamubwira ngo ndakwinginze mbwirira abaganga babanze ahubwo bazamushyiremo mu gitondo ejo ko ndabona beyi azogaruka. Arambwira ngo byarangiye ariko nubwo ari ishoka ryo gutandukana n'umuvandimwe sinshidikanya aho beyi ari. Beyi ari mu ijuru aho yagiye ni heza. Beyi yakoreye Imana akiri muto hari abantu bazakorera Imana mu bukungu bwabo ariko bamara gushaka niyenda bakagira itege nkeya. Ariko beyi uko yamye ntiyahindutse. Beyi ntiyaragira urugomo rw'abandi bantu. Beyi yarasenga agasenga bucece ku buryo atosakuriza n'umuntu uri iruhande rwiwe. Yabanye n'Imana yiwe ku buryo nta muntu yobuze nubwo mwamuhagararanye gutya yaganiraga n'Imana yiwe agasenga kandi akuzuzwa kuko Kristo bwa beyi tubwari bwo kwereka abantu. Beyi yari umuntu witonze utazi kuvuga ariko
yari agira amagambo menshi y'umwana no kuyibwira. Icyo nicyo yari arusha abandi. Beye yagiraga ubuntu. Beye yari akunda abantu, yari umuntu w'abantu. Ni ukuri tubuze umuntu ukomeye. Kuvuga ngo uyu munsi tubuze Beye, umuntu ukomeye mu muryango, dufite igihanga gikomeye. Ariko Imana ni inyamaboko, nizo itanga ikintu utazamara hano mu isi. Buriya butwari mubona kuri Beye, na kuriya gusenga, na kuriya kwitonda, afite aho abikomora. Ntabwo yabyigishije, dufite ababyeyi bari bateye nka Beye. Kuriya gusenga, kugira bazavuga ngo umwana ngo hari ibyo umubyeyi azamwigisha akavuga ngo yaje agitanga agaciro z'ababyeyi. 100% Beye we, twe niba twaratwaye 50, Beye yajanye 100%. Kuko kuriya ateye, kuriya gukunda abantu, kuriya gusabana n'abantu, gusenga. Niko no mama na papa bari bameze. Barinze barangiza mu buzima bwabo, atari twebwe turi kumwe kuko twera twari twarubatse bamwe muri twe. Ariko abo bari bari kumwe mu nzu, n'abana b'abandi bari barize. Rero Beye nubwo mumureba afite aho yabikomora. Ni ukuri twihanganishije ngo akomere. Imana yamuhaye kugira ngo Beye amwubake. Ahari hari igihanga Imana yari yaramubonyeho, Beye yari uzomukomeza ikomeza. Ubwo rero Beye kuba yabwiye uyu munsi yarangije icyo Imana yari yaramutinye ku buzima bwiwe. Ahari ndizera kuko hari intambwe Beye yagusigiye. Hari icyo Beye yakoze niyo tutarufite, ariko kubera kuko yaje muruzuzanya, ndizera kuko Beye hagusize nawe uzokomereza aho ngaho. Turakwizeza no kuri ko tuzobana nawe uko byagenda kose. Abariya bana ni abacu twese, turi kumwe nawe, tuzagufata ukuboko tugira ikibazo. Wihangane uko bizagenda uko ariko kose, ikibazo uzagira cyose, nunakumbura Beye uzoduha muvugishe, turi abavandimwe biwe. Kabashimiye buri muntu wese mwese mwatangiye kuva ku wa mbere, kuva umunsi wose mwumvishije amakuru, kuko Beye yakikanye. Iyo saa sita ari hano, ari iriya mba, abantu bose batangiye kuza. Turabwira ngo ibintu mwihangane, turakomeye, turi abakristo umuryango. Ariko twagiye gukingura gutya, abo bantu bose bahagaze aho ku muryango. Ukuri nubwo abo iri iwacu tutari kumwe, ndabizi buri munsi uko bateranye baza bakurikira. Ndabashimiye. Barankomeje, baransengeye, bambwiye amagambo, banyeretse ibintu byinshi. Ndababwira ngo nzokomera kubera amagambo yanyu. Barambwira ngo urugendo rwiza, ngo dusigaye tugusengera. Ni ukuri dufite itorero ryiza iriya, ndari barangiye. Bambaye hafi, barambwirije, nyumva ngize inkomezi, kuko igihe Beye yapfuye nariko numva ataragera igihe. Papa yaragiye ngo arangize na mama aragenda. Noneho ndavuga ati turababaye ariko utakibazo, turareba abavandimwe. Noneho ndagaza nyibwiraga ngo uko mama yagiye, papa yari babajije na mama aragenda. Kavuga ngo nisho uzokurikira ngo tuzogenda dukurikirana ingene tuvuka. Ariko nasanze narihenze. Kuko Imana ntizi isano uko abantu bakurikirana, ahubwo izijana uwishaka cyangwa imbuto yeze. Tukaba twifurije Beye iruhuko ryiza. Imana mwakire, tuzamukumbura. Azatureka muhanagare, azakuramisha ineza ye itarondoreka. Azakureka muhandagare, azakuramisha ineza ye itarondoreka. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Uhagaze hano turi kuvuga Beye, ntabwo nje nazi ko uyu munsi nawe mpagaze hano ndi kuvuga Beye, kubera ko Beye ejo bundi twari kumwe n'abari muzima ku wa gatandatu uyu ushize. Naje mu bukwe ndateganyije, menya ari nabwo bukwe bwa mbere nari natashe hano muri Kigali gusa b'abantu duturanye, ariko mbuzamo ari umugambi w'Imana kugira ngo mpure na Beye, dusezerane na Beye. Beye nza ntamuhamagaye, ndaza mpurira nawe hano kuri uru rusengero, sinari naruzi, nibwo bwa mbere nari ndugezeho. Ariko igihe ndi gusohoka hariya mu marembo, mpurirana na Nyabeye,
mbona arampurenje sinari namubonye, arambaza mbese kubera ko iwaje utampamagaye, ndamubwira ntabwo narinzi ko ari aha turi buteranire ku rusengero rwanyu, kandi narinzanye umugambi wo kuza ngasubira sinari burare. Ariko yose icyo nshimiye Imana yuko Beyi agiye twarabonanye, Beyi agiye twarasezeranye, nubwo atangiye ko ari kugenda ariko agiye muheruka kuko Beyi nta bishongo yagiraga nk'abandi, wenda ngo wumve iby'imisatsi cyangwa se ngo agende atabwiye ngo demagiye aho ngaho, ntabyo yagiraga. Beyi ahantu wamushakiraga mu masengesho yagiye gusenga cyangwa yagiye kubikora naho muhabira. Nageze mubwira ati hari ukuntu nyine iyo muramukazi wawe ubona na muramukazi wawe usanga hari ibintu byinshi mugenda mukora, iwe yasaga nkaho bitamureba, yagiraga ubuzima bwiwe bwihariye kandi ubwo buzima bwari ubwa gikirisitu. Kuvuga Beyi biragoye cyane, ni ikintu nifuzaga cyabaga hano gitangiragaho kandi ndi Uganda, kubera ko nari mfite abavandimwe kandi baramukazi banjye nagize umugisha shaka mu muryango nkunda, noneho akarushogira baramukazi banjye bankunda ku buryo wadusangaga wagiraga ngo twese turavuga ko mwabanye natwe. Shimiye n'abandi bari Kampala badutabaye, mu rugo ntabwo hasibaga kuza abantu kandi umutwari we yari yaje, ni ukuri ndabizi ko abenshi baba bamusumva. Imana ihabwe icyubahiro. Ndashimira itorero ryanjye rya Silowamu, barantabaye cyane, Imana ibahe umugisha mwinshi. Ndashimira abantu bose, abaturanyi banjye, inshuti zanjye bagiye bahagararana nanjye muri iki cyumweru, Imana ibahe umugisha mwinshi. Buri muntu wese ntagiye mvuga aho yavuye, inshuti zanjye ziri hanze n'abari hano n'abandi abaturanyi, buri muntu wese wumvise aya makuru akumva ko agomba kubana natwe, Imana imuhe umugisha mwinshi. Ariko twari tumeze nk'amahasha, ni nanjye twabanaga hano i Kigali, yaje asanga hano tumaze kubura ababyeyi, tuvugana na Beyi ko buri umwe azabera undi umubyeyi. Nagira ikintu ushaka gutelefona papa na mama ngo mubwire, ngatelefona Beyi, nawe yagira ibyo ashaka kumubwira akampamagara. Mu by'ukuri papa na mama baragiye, nyine turavuga ngo ababyeyi ibyo ari byo byose umugisha abantu bose bifuza nuko ababyeyi babanziriza abana, ariko ubu ko ndumva aribwo nabaye imfubyi. Ko ndumva ubupfubyi aribwo bwaremereye cyane. Beyi yarambabaje, ariko ubushake bw'Imana ntawujya bwitanga. Beyi yari inshuti yanjye, hari ukuntu abantu bajya bavukana nyine twese turabizi. Yari inshuti yanjye ku buryo twabanye mu bihe, imyaka yari amaze hano mu Rwanda, twabanye mu buzima bwo hanze, tubana n'ubuzima bwo gusenga, tugahamagarana tukavugana, tukavuga ngo dusengere umuryango, tukawusengera. Hanyuma birenga ibyo, Beyi tuvanga akazi turakorana, buri umwe akaza agakora mu mafaranga, undi ntamubaze ngo se ayo mafaranga yagiye, kubera twizeranaga. Ndamushimira. Beyi yagiraga umutima mwiza. Hari igihe nigeze kugira ikibazo, Beyi na bofu bafata amaboko. Ndabashimira, reka mvuge kuko nta wundi munsi nzavuga kuri Beyi. Ndamushimira, Imana imuhe umugisha.
ubu nari ndimo kwibaza ese Beyi ko agiye ninde nzongera kubwira amarangamutima yanjye, ariko arahari. Imana imuhe umugisha, yari inshuti yanjye. Beyi yacaga bugufi, Beyi yari umukiranutsi. Ubushize twagiye gusura umusaza wacu yakoze ubukwe hariya, none mpita mfata ijambo, nta n'umuntu wari imaye kubera nari ndi kumwe n'abasengereza banje bose, n'abasaza banje n'abarumuna banje. Ubwo rero ndababwira ngo ndifuza ko Beyi udusengera. Nta n'ibyumweru 2 bishize Beyi arasenga, twari kwa Peter arasenga ngo tugere aho turarambirwa, turavuga nawe ko noneho ibyifuzo wari uri gusengera n'ibyifuzo bwoko. Asengera umuryango, asengera inshuti, asengera ubumwe, asengera ibintu byinshi. Naho kumbe yari arimo adusezera. Umunsi Beyi agenda twari twavuganye dufitanye gahunda ku wa kabiri. Naho kumbe ntabwo nari nzi ko ari kunsezera. Imana imuhe umugisha, yambaniye neza. Ndashimira Bofu ko mubona ni umuntu udasanzwe. Ndagushimira, ni intwarikazi, aradukunda, ajya twitaho, kandi ntabwo birangiye. Mu by'ukuri Imana iguhe umugisha, tuzahagarana nawe. Icyo nababwira, abana bawe na Beyi ni abana banjye, ko nshoboye kose nzagukora. Imana ibahe umugisha mwinshi, mwarakoze kandi tuzakomeza tubane. Ndashimira abavandimwe bavuye ahantu hatandukanye. Ninjye wari uri hano i Kigali na Bucura, abandi bagiye bava ahatandukanye. Ndabashimira bavuye i Bugande, bavuye mu Mutara, n'uyu mukuru wacu wavuye mu Bwongereza, ndetse na musaza wacu bazanye. Imana ibahe umugisha mwinshi. Ndashimira umuryango wacu wa Nyirikigali, Imana ibahe umugisha, barakoze cyane, bahagararanye natwe. A good evening to you all. Mvuza kuri anti yari umuntu mwiza, anti yari umuntu weza icyubahiro abantu, yari umuntu w'umusenzi usenga. Icyo navuga cyose, rest in peace anti, turagukunda cyane, tuzohora tukwibuka. Haleluya. Nk'uko umwanya bivuze, ntacyo twavuga kuri anti wacu, sibye kumubwira ko tumukunda, tukabwira nawe ko tumukunda, kandi turahari ngo dufatanye na barumuna bacu gukura anti yasize. Imana izamuhe urugo ridashira, tuzakora byose, tuzatanga byose, anti yari kuzaba urukundo. Turahari nk'abana be ngo tuzabikore. Murakoze. Haleluya. Ndashimira Imana ko mwese muri aha ngaha. Imana ishimwe. Nanjye ntabwo navuga amagambo menshi nk'uko basaza banjye babivuze. Icyo navuga ku basigaye, turahari ku bwanyu, tuzakomeza tubane namwe. Icyo navuga kuri anti, aruhukira mu mahoro. Amen. Yesu ashimwe. Turabashimira mwese muri hano, Imana ibahe umugisha. Dufite byinshi byo kuvuga, ariko ijambo rimwe twavuga, turi kumwe n'abantu, kandi anti rest in peace. Yesu ashimwe. Tugiye kuvuga ibya anti bwakwira bugacya, ariko ako turi kumwe. Icyo navuga kindi, anti rest in peace, tuzahora tukwibuka. Okay, mukomeze kwihangana. Aba byari bigoye ko umuntu abambura mikrofone, abandi muraza kwihangana nyine kugira ngo umwanya tuwucunge neza. Hagati aho, umuntu ufite imodokari ifite plaque RAI 300
Gonzaba Ijuru Zarima Mosiana Iteka Sabana Dukanyeri Nabisi Oshimari Kuyeku Gonzaba Zarima Mosiana Iteka Sabana Dukanyeri Nabisi Fatwende kuri maduhuzo bisaba y'umuryango duhaguruke duhumurize uyu muryango ibyo tutaribwira ibyo nibyo yabikiye ba nyirabeyi nawe sabaha duhimbaze Imana umunota umwe gusa hanyuma dusohoze twakimiriza gato gwini abamwe bazi hano hirya abandi bazi hano hirya Kizamu
Amen.